ijambo ry'umunsi, ibyishimo by'ako kanya. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma mu ntangiriro igice cya 25 uhere ku murongo wa 28 kugeza ku wa 34. Rimwe na rimwe ibyishimo by'ako kanya gatoya bituma duhomba burundu ibintu by'igihe cyose kizaza, cyangwa se nanone ibyishimo bigatuma twitwara nabi kubera kwita ku kantu gahita karangira ako kanya. Muri ako kanya uba wumva ari ikintu cyanyacyo uri gukora kandi ari ibintu byiza cyane, ariko nyamara iyo bitinze nibwo tubona yuko ibintu twakoze byarugubuka, ubundi tukicuza tutiyo tubimenya ahari n'ibyari kuba uko byabaye. Esawu yaremeye ahara buri kimwe cyose kirimo kuzaba umukuru w'umuryango, ububasha bwose yari kuzagira, uburenganzira bwe mu kugenga umuryango w'iwabo ndetse n'ibindi byose bikomeye, azize gusa isahani yo kurya. Yakaba yarapanze ibyo kurya mbere hose, ariko yashakaga ibyo kurya muri ako kanya. Kenshi iyo twifuza ikintu cyane ku rwego rwo hejuru, bisa nk'aho ibindi bintu byose biba nta gaciro bifite, kandi nyamara ibyo bintu tuba turimo kwima agaciro nibyo biba bigafite cyane kurenza ibindi. Twicira ahazaza hacu heza kubera akantu gatoya cyane kako kanya kaba kari kuba, kandi nyamara kubera tuba tutagafitiye ukwihangana ndetse tutanagapanze. Nibyo koko kumva ushaka ikintu n'Imana yabiremye, ariko kandi natwe tugomba kwiga kugira ubushobozi bwo kubitwara gake gakeya kugira ngo bitatwangiriza. Kutabasha kwihangana nibyo byatumye Esawu abura umugisha we. Yashakaga guhaza ukwifuza kwe, hanyuma rero muri ako kanya yari yiteguye ibishoboka byose kwishyura igitambo. Ese utekereje nawe nta kintu uzi ukora kubera kunanirwa kwihangana kandi gishobora kukwangiriza ahazaza? Saba Imana imbaraga ubashe kureba ibintu mu buryo bwiza no kubasha kwihangana. Imana ikaba yiteguye kugufasha cyane. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.